أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده تبارك وتعالى ونصلي ونسلم صلاة وتسليما على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء وبعد. twongeye kubona akanya ko gushimira Allah subhanahu wa ta'ala nyuma yo kudushoboza gusali salatul maghribi inyuma ya imam, tukaba tunasabira amahoro n'umugisha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yo n'abasangirangendo bayo n'umuryango wayo n'abakomeje kugera ikirenge mu cyabo kugeza ku munsi w'imperuka. Turasaba Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala kubwe muweze azaduye kuzaba turi kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anadushoboza Allah subhanahu wa ta'ala gukora ibikorwa bizatuma tubana n'umukunzi wacu n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mu masomo yacu rero aheruka twaganiriye kuri tafsiri ya suratu al-Ghashiya. Iyo sura tuyiganiraho tureba ubutumwa buyikubiyemo, aho Nyagasani subhanahu wa ta'ala yabwiye intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ati hal ataka hadithul ghashiya, ese waba waragezweho n'inkuru y'umunsi w'imperuka. Twabonye ko al-ghashiya ni ismun min asma'i yawm al-qiyama, ni izina mu mazina y'umunsi w'imperuka. Hanyuma ibi byatumye twongera kwibukiranya ku mazina y'umunsi w'imperuka, tugaruka kuri aya kabiri aho Allah subhanahu wa ta'ala yavuze hali cyangwa se bimwe mu bintu bizagaragara ku bantu ku munsi w'imperuka. Ibi twabivuze mu isomo ryacu rirerire ry'ubushize. Hanyuma munibuke isomo twasorejeho tuganira ku bantu bazaba bari mu ijuru kuri iyi sura, aho Nyagasani subhanahu wa ta'ala avuga igice cy'abantu bazaba bari mu muriro nuko bazaba babayeho n'ibyo bazarya n'ibihano bazaba bafitemo muri iyi sura. Ariko mu ncamake Allah subhanahu wa ta'ala akongera akavuga nanone ku rundi ruhande muri aya nkeya mu ijuru. Mu rwego rero rwo kuzuza iri somo, ibi biraza gutuma uyu munsi tuganira ku bantu bo mu ijuru. Abantu bo mu ijuru turabaganiraho mu bice bitatu. Igice cya mbere ni sifatu ahlil janna fil janna, uko abantu bo mu ijuru bazaba basa, bazaba bateye bate, bazaba bafite imyaka ingahe, bazaba batekereza gute, bazaba bakora bate, imibiri y'abantu bo mu ijuru izaba ikora ite. Hanyuma icyo ni igice cya mbere, sifatu ahlil janna, isifa z'abantu bo mu ijuru igihe bari mu ijuru. Hanyuma igice cya kabiri cy'iryo somo nanone, wasifatu ahlil jannati fi dunya, isifa z'abantu bo mu ijuru hano ku isi. Abantu bo mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala baranazwi kubera ibyo bakora n'ibyo Allah abashoboza gukora kubw'impuhwe ze. Hano ku isi bafite imyitwarire, bafite ibintu bibaranga. Nanone ikinyuranyo cy'ibyo bintu ni sifatu ahlin nari, ni isifa z'abantu bo mu muriro. N'uwo mu ijuru ateye atya, ikinyuranyo cye n'uwo mu muriro. Izo ni sifati. Hanyuma tunanarebe ibikorwa. Ese ibikorwa bizajyana abantu mu ijuru ku bwinshi ni ibihe? Ni ibyo dutekereza, ni ibyo dukora umunsi ku wundi, ni ibyo twumva ko wenda bikorwa n'Abarabu, kuko hari igihe twadutekereza ko Abarabu nk'abantu banazi n'icyarabu bari hafi y'idini ya Islam kuturusha, wenda ibyo bakora biruta ibyo twakabaye dukora. Ni ibihe bikorwa bizinjiza abantu mu ijuru ku bwinshi? Ibi rero biba bigendanye, abari umugereka ufitanye isano n'iyi mirongo Qur'an iba yaravuze. Ariko mu ncamake Qur'an ivuze abantu bo mu ijuru, ivuze zimwe mu isifa zabo. Bivuze ngo kumenya abo bantu ku burebure ni part yo gusobanukirwa iyi sura. Hanyuma Qur'an ni ibiganiriye ku bantu bo mu muriro, ikagira iki bavugaho, bazaba bameze gutya, bazaba bafite ibi, bazarya ibi, bazagira inyota. Nanone gusobanukirwa ku burebure isifa z'abantu bo mu muriro ni igice nanone gikomeye cyo kumva ubutumwa bukubiye muri iyi sura. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati wujuhun yawma idhin khashi'a, ku munsi w'imperuka uburanga bw'abantu bwose buzaba buciye bugufi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nta muntu utinyuka kuzamura umutwe kugira ngo ataba nyirabayazana wo kuba Allah ari buhereho, cyangwa se
abamarayika wenda bari abashinzwe umutekano bakaba bagira n'icyo bamubaza. Wujuhun yawma idhin khashi'a, uburanga bw'abantu bwose butuje imbere ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Mpaka mu isomo ryacu ry'ubushize muribuka uburyo twavuze mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati fala tasma'u, nta nijwi nta n'uzatinyuka kuvuga kubaza mugenzi we illa hamsa, usibye kuvugira kuri cyane utuntu tuvugira kure cyane twashyushije kure. Nta n'umuntu uzatinyuka gukopfara imbere ya Nyagasani ku munsi w'imperuka. Hanyuma muri aya gatatu y'isura twari twabonye aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati amilatun nasiba. Iyi aya twayiganiriyeho ku burebure y'abantu bamwe maskini hano ku isi baba bakora ibikorwa byiza ariko ari ibya hano ku isi, wenda bo bakanabikora bumva bashaka ijuru, ariko ntushobora gushaka ijuru muri format inyuranije niyo Allah yashyizeho. Ibi twabiganiriyeho mu isomo ryacu ry'ubushize. Turanabona inkuru ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ubwo yari umuyobozi w'abemera, akanyura kuri umwe mu bantu bari bayihaye Imana banatekereza ko basenga Imana ariko mu nzira inyuranije niyo Allah yashyizeho. Anta'budallaha bima shara'a, niyo ugiye gusenga ugomba gusenga Imana mu buryo yashyizeho. Ntushobora kugenda ngo wifungirane ahantu usengera ka 40, nurangiza usome Qur'an yicuritse, nurangiza uyicurukure uvuge ngo ndimo ndasenga. Icyo kintu iyo sala ntibaho, iyo misengere Imana ntiyakira. Kubera iki? Ta'budullaha bima lam yashra, uri gusenga Imana mu ishusho no muri format Imana itashyizeho. Isala rero nk'uko tuyifite niko Imana igomba gusengwa. Numwe Imana yakoze isala nk'uko imeze, irangije twigisha amaduwa, itwigisha ubusabe, irangije ibwira abasangirangendo bayiti sallu kama ra'aytumuni usalli, mujye musali nk'uko mwambonye. Umuntu ntashobora gufata intebe yafute ngo yicara ahantu aririmbe guhera mu gitondo kugeza nimugoroba ngo arimo arasenga. Ibyo nta n'umwe yigeze bikora, nta niyabyigishije. Abo rero nibo Allah atubwira ati amilatun nasiba. Benshi hano ku isi bakaba bashobora kuba bariho bazi ko barimo gukorera Imana, ariko nyamara muri format, mu buryo no mu ishusho inyuranije n'Imana yashyizeho. Ibyo rero Imana ntishobora kubyakira. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala muri aya kana katubwira ati tasla naran hamiya, abantu bazagira ibyago byo guhura na Nyagasani atabishimiye ku munsi w'imperuka. Tasla naran hamiya, abo ngabo bazajugunywa mu muriro utwika. Harra shadidatul harra, umuriro al-harara, umuriro ushyushye kandi utwika cyane. Tusqa min aynin aniya, uwo muriro rero uzaba utwika kandi ufite isoko y'ibintu bimeze nka biriya by'ibirunga by'ibikoma bishyushye kandi bitogota. Ghalayaniha, nukubira no gutogota. Hanyuma ahangaha Qur'an ihereye ku bantu bo mu muriro. Bazagira inzara, bazagira inyota. Nibagira inzara, laysa lahum ta'amun illa min dari', nta funguro rizaba riri mu ijuru usibye dari'. Iyi dari' ni ibiryo, niryo funguro ry'abantu bo mu muriro. Twariganiriyeho ubushize mu isomo ryacu. Tubona n'ahandi Imana yarivuze muri Qur'ani muri surati ad-Dukhan, yaravuze iti inna shajarata az-zaqumi, igiti cya zaqumu, ta'amul athim, ni ifunguro ribi. Tekereza Allah subhanahu wa ta'ala agategura ifunguro ry'igihano ribi ry'abantu bo mu muriro wa jahannam, wal'iyadhu billah. Imana subhanahu wa ta'ala izawuturinde. Iki giti twabonye ko no mu bihugu by'Abarabu kibayo, ariko kurindi izina rinyuranije na zaqum, aricyo ashuburu. Ni igiti kiba mu butayu, kigira amahwa kandi kikaba ari n'uburozi mu buzima busanzwe. Niryo funguro rero ry'abantu bo mu muriro. Imana subhanahu wa ta'ala izawuturinde. Naam. Hanyuma Allah akatubwira ati iryo funguro rya dari', icyo giti cya zaqum cy'amahwa gishaririye kibi mu buzima busanzwe ni isomo. Qur'an iratubwira iti la yusminu, ntawe uzarya icyo giti ngo abyibuhe bigaragare ko afite ifunguro ryiza. Wala yughni min ju', ni ukuvuga ngo nta ntungamubiri kizaba gifite. Ntawe uzakirya ngo abyibuhe agire proteine, agire nka kwa kundi nyine umuntu amera iyo ari kurya neza afite ifunguro ryiza. Wala yughni min ju', Imana izi ko kurya bifite purpose ebyiri. Urebe ziri muri aya zombi. Icya mbere kugira umubiri mwiza, icya kabiri kukurinda inzara. Biri mu byombi muri aya.
la yusmin, ni ifunguro ridafite proteine ritazatunga umubiri, wala yughni min ju', ritazanafasha digestion, ritazatunga umuntu ngo rimurinde inzara. Ni ukurya icyo giti akarya, kukirya ni igihano kandi akakirya mu buryo buhoraho. Aho ni ku ruhande rwo abantu bo mu muriro. Mu isomo ryacu ry'uyu munsi rero turaza kwibanda kuri izi sifa z'aba bantu bakurikira Allah subhanahu wa ta'ala agiye kutubwira. Wujuhun, kuri uwo munsi w'imperuka, n'abantu kujya mu ijuru, abamaze gucirwa imanza, abagiye mu ijuru batabaruriwe. Ibi byose muri dusoma abarikurikira umunsi ku wundi twagiye tubivuga mu masomo atandukanye. Wujuhun yawma idhin na'ima. Ku rundi ruhande tuvuye mu muriro, tuvuye mu bantu bafite inzara, tuvuye mu bantu bafite inyota barimo kugaburirwa hamiman wa ghassaqa, amazi y'amarike n'amashyira, bagasonza. Inna shajarata zaqumu, bakagaburirwa igiti cya zaqumu, ta'amul athim. Iyo tuvuyeho tugaruka ku rundi ruhande ku bari mu ijuru. Dusaba Imana subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli aljanna. Allahu akbar. Imana izaduhe kuba mu mu ijuru bavanywe basilamu birahmatihi. Ntabwo ari uko ibyo dukora ari byinshi, ni kubw'impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. Ku rundi ruhande, wujuhun yawma idhin na'ima, hari abantu bazaba bari mu nema, hari uburanga bw'abantu buzaba bunezerewe, bazaba bishimye. Aba bantu bazaba bari mu ijuru. Kubera iki bavanywe b'Islamu? Aba bantu bazaba bishimye nk'igihembo cy'ibyo bakoze hano ku isi. Lisayiha radiya, bishimire ingororano y'ijuru bahawe na Allah, kubera ko babona ari igihembo cy'imyitwarire yabo myiza hano ku isi. Lisayiha radiya, bazishimira kuba mu ijuru. Umuntu avuga ati, Mana, ku byo nakoze ku isi byanjye bike ndanyuzwe, ndagushimira aho wampaye gutura mu ijuru. Hatandukanye mu ijuru naho haratandukanye. Ariko icyambere, reka nyibabwire bavandimwe b'Islam, icyambere ijuru naryo riratandukanye. Rifite aheza rikagira aheza. Nta na hamwe habi hari mu ijuru, hose ni heza. Ariko hakabaho aheza kuruta ahandi, hakabaho aheza kuruta ahandi. Ibi twabiganiriyeho mu isomo ryacu ry'ubushize. Ariko intsinzi ya mbere ni ihe bavandimwe b'Islam? Murayizi, Qur'an yaravuze iti, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Uzagira amahirwe yo kubona itike imusimbutse umuriro wa jahannam, akinaga hirya aho yabaguye hose, faqad faz, azaba atsinze. Allahumma ja'alna min al-faizin. Mana yagasaba duwe kuzabona intsinzi. Iyo ni aya ya Qur'an yakoresha ijambo zuhziha. Uranaryumva mu imiterere y'ururimi rw'icyarabu n'amagambo arigize. Zuhziha, handi ho guhangana ugahatana ukagira amahirwe. Zuhziha 'anil nari, ukarenzwa umuriro wa jahannama. Wa udkhila al-janna, ukanagwa mu ijuru ahariho hose, faqad faz. Iyo niyo ntsinzi ya mbere. Hanyuma twagera mu ijuru rero naho hazaba hariyo amakarita, hazaba hariyo amatike, hazaba hariyo buri kimwe. Wowe urinde ibyo wakoze ni ibiki. Wowe uri mu basenga cyane, abasenga cyane munyure hano. Wowe uri mu basibaga cyane, abasibaga cyane munyure hano. Hari umuryango mu ijuru w'abasibaga cyane, witwa gute? Ar-Rayyan. Uko ni ku ijuru ryubatse, ntabwo nabwo ari ukurijyamo ngo abantu tugende nk'abagiye mu isoko. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan. Mu ijuru hari umuryango witwa Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imun, abakunda gusiba. Wowe wakundaga gusiba, baji yawe irihe? Baji yawe yanditseho as-sa'im, wakundaga gusiba, nyura hano fi babi Ar-Rayyan. Bya bintu abantu hano ku isi birirwaga batemagura barimo barya, biri bubarwaze bikanabahitana, wowe wasibye bakubwira batinjira hano. Abinjiye muri iri juru bahabwa ifunguro by'umwihariko, bahabwa ibiribwa by'umwihariko, bagiye guhabwa keya isimbura kwa kwigomwa bagize hano ku isi. Fa idha udkhilu, abantu bafite baji zo gusiba nibamara kwinjira muri uwo muryango wa Rayyan, ughliqa, uzafungwa. Falam yadkhula ahadun ba, nta wundi muntu uzinjira. Abakoze umutambagiro mutagatifu, abantu bakundaga gutanga isadaka, abantu bakundaga gusoma Qur'ani, abakundaga abo bose, izo partition zose mu ijuru buri muntu azajya agenda ajya mu cyiciro cye. Ariko noneho intangiriro ya mbere ni ihe? Faman zuhziha 'anil nari, uzarenzwa umuriro wa jahannama. Hamana zaba ari guhatana.
وأدخل الجنة وكونتيكيو كجا من يجرو فقد فاز وزاواتينز. اللهم اجعلنا من الفائزين. في جنة عالية أبو بان وزاوري من يجرو rihebuje rafi'a ijuru ridasanzwe riri hejuru rafi'a rizamutse hejuru. Ibi byatumye mu isomo ryacu ry'ubushize tuganira no ku muriro na setting yawo. Tubona ko umuriro ari ukumanuka hasi muri kave darakati ni kave z'umuriro wa jahannam. Kuva hejuru haratwika, ntabwo hatwika ho kwihanganirwa. فإن قلوبنا على النار لا تقوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى. imibiri yacu ntifite ubushobozi bwo kwihanganira umuriro wa jahannam. Utazumva darakati ko ari esikariye ari kave z'umuriro wa jahannam, hejuru hatwika ukagira ngo hatwika byo kwihanganirwa, bishoboka. Ariko uko biri hatandukanye naho twavuze ubushize mu isomo ryacu ry'ubushize. Qur'an yavuze igira iti innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar. Abanafiki b'ibikorwa, abanafiki b'imyemerere, apana b'ibikorwa, abanafiki b'imyemerere, umuntu tukaba turi kumwe tuzika ari umusilamu kandi atariwe, cyangwa uw'islamu ukaba ntacyo bumubwiye, hari ikindi kintu ashobora guha agaciro kuburusha. Abo ngabo bose n'abanafiki b'imyemerere fi darki al-asfali minan nar, hasi mu ndiba y'umuriro wa jahannam, ahateranira ibishya byose. Allah subhanahu wa ta'ala azaturinde umuriro wa jahannam wose. Ijuru rero ryo ryubatse rizamuka hejuru. Fi jannatin aliya, mu ijuru. Iyi ni aya 10 y'iyi sura. Mu ijuru rizamuka hejuru. Rafi'atun bahiyya fil ghurfati aminun, batekanye bishimye kandi banyuzwe kandi banezerewe. La tasma'u fiha laghiya, mu ijuru nta manjwe uzumvayo. Kubera iki bavandimwe b'Islam? No mu kanya nko mu minota 30 turi bukurikizeho tunyuze muri izi aya twihuta, turaza kuganira ku bikorwa no ku bisingizo no ku isifa z'abantu bo mu ijuru hano ku isi. Usanga ari abantu bavuga bike kandi byubaka. Urabona iri jambo laghiya ubushize naritinzeho, uyu munsi sinditindaho cyane. Naritinzeho laghiya cyangwa se allahu, ni amagambo yose asohoka mu kanwa k'umuntu atubaka. Just uravuze, ariko icyo uvuze abantu bagiteze amatwi, ariko ntibenda kunguka. La fi dunyahu, ntibenda kunguka hano ku isi, wala fil akhirah, ntibenda no kunguka no ku munsi w'imperuka. Just ibintu uvuze ahubwo biteranyije abantu, cyangwa bizanye uruntu, cyangwa bizanye urwikekwe. Ibyo bintu mu ijuru nta bihari. Mu ijuru nta mwanya uhari wo kuvuga manje. Ibi rero twabibonyeho ko Qur'an yatsimbaraye cyane kuri iki gikorwa n'ururimi cyo kuvuga ibintu bitubaka abantu, bidafasha abantu. Qur'an bihindura muri iri jambo inanahakana ko amagambo nk'aya mu ijuru azaba atariyo. Dufite aya nyinshi twagiye dusoma nko mu bushize mu isomo ryacu muri surati Maryam. Imana yaravuze iti لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. muri suratu At-Tur Imana iti la laghun fiha wala ta'thim. hanyuma muri suratu Al-Waqi'a Imana yaravuze iti la yasma'una fiha laghwan wala ta'thiman illa qilan salaman salama. Mu ijuru ni amahoro. Uzajya avuga ikintu wese kizajya kiba ari amahoro, uvuze ikintu wese kiba ari amahoro. Ni ukuvuga ngo n'ururimi n'ibyo umuntu akubwiye ubwabyo bizajya bikuryohera, wumve no kumva ibyo mugenzi wawe arimo kuvuga, nacyo ni igihembo. Nta kintu na kimwe kiri mu ijuru kitari pati yo guhembwa. Abandi ku rundi ruhande bazi ko mu ijuru bazaba bavuza ingoma gusa, bazaba bacuranga banavuza ingoma banaririmba mu ijuru. Iyo ni taklifu, zo ni inshingano tuzifite hano ku isi. Mu ijuru nta nshingano ziriyo. Mu ijuru guhembwa no kugororerwa ku byo abantu bakoze hano ku isi. Kandi buri kintu cyose umuntu akunda hano ku isi ukamenya ko kiriya kintu ni duplicate, ni ikintu kimeze nka kopi y'ikintu cyiza kizashimisha abantu cy'umwimerere noneho ku munsi w'imperuka mu ijuru rya Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Hano ku isi uryamye urishima ukaruhuka ukumva uranezerewe, no mu ijuru bizaba ari uko. No kuryama kizaba ari igihembo. Uryame wumve birakuryoheye, wumve birakunezerewe. Apana hahandi hano umuntu aba aryamye ku isi kawabisi zikaza zikamufata ijosi, izindi zikamutsindagira agatuza. Birani ibya hano ku isi mu ijuru nta bihari. Bazita kawabisi na yawe nufata umuntu asinziriye.
warangara bikazana flash memory bikagucomeka ku mutwe ugatangira ukarota wabyuka utabizi utinarose ibintu ukagira ngo bigiye kubaho uri intumwa buryo urota ibintu ubiroteshejwe na kawabisi warangiza ukabyuka uvuga ngo bigiye kukubaho mwijuru rero hatandukanye no kwisi bavanywe abayisilamu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam muri hadithi ya Abu Hurairah yaratubwiye iti anharul janna mwijuru hazaba hari imigezi tufajjaru min tahti tilali aw jibalul misk mwijuru urabona misk bavanywe abayisilamu misk imisozi ya misk ni nk'amarashi imisozi ihumura imeze neza iyo misozi yo mwijuru imigezi yo mwijuru itemba mu busitani bw'ijuru yubakiye hejuru imigezi kunywa bitagoranye imigezi kunywa ntabwo ari ukwihina ngo wende gusundukamo umugezi uzajya ubukunyura imbere ufata amazi utavunitse ufata ikinyobwa icyo ari cyo cyose utavunitse kandi ibinyobwa byose mwijuru ni suforome y'imigezi nta hantu abantu bajya kubyiganira n'uburahure ngo basokamo batuzuza reka byo mwijuru ntabyo rero intumwa y'Imana muri hadithi iti anharul janna imigezi yo mwijuru tufajjaru min tahti tilali misk izagituruka munsi y'imisozi ya misk na zafarani byose ni ibintu byiza byo mwijuru dusaba Imana subhanahu wa ta'ala izaduhe kugera mwijuru insha Allah ta'ala fiha sururun marfu'a mwijuru harimo intebe asurur asarir hano kwisi mu rurimi tuvuga tuzi ko asarir mu buzima busanzwe ari igitanda ariko mwijuru asur ni ibintu byose bifite imifariso abantu bazajya bicaraho sururun marfuha mwijuru hazaba hari ibitanda hazaba hari intebe zigiye hejuru marfuha biri hejuru bizamutse hejuru mpaka mwibuke ikintu twavuze ubushize twaravuze tuti fa idha arada waliyullahi an yajlisa umukunzi w'Imana subhanahu wa ta'ala uri mwijuru uri mu bihembo by'ijuru nazajya ashaka kwicara kuri ziriya ntebe kubera uburebure bwazo tawada'at lahu zizajya zica bugufi wicare yongere gusubize hejuru byo nabyo birimo igihembo bavanywe abayisilamu nta n'ubuzima fahari nta n'ubuzima bw'ifahari umuntu yabaho hano ku isi bumeze nk'ubuzima bwo mwijuru bavanywe abayisilamu none se ubuhe buzima bw'ifahari waba wicaye ku ruhu rw'inguge warangiza ukavuga ku ruhu rw'ingwe warangiza ukavuga ngo ufite ubuzima bw'ifahari hano ku isi wicaye ku ruhu rw'icyo kintu utanazi niba kiri bugutere n'indwara mwijuru nta kibazo kiriho na kimwe wa akwabun mawdu'a ibikoresho byo kunywa mwijuru hazaba hari ibinyobwa by'amoko yose ibikombe byo kunyweramo mawdu'a biri ahantu habugenewe hahandi ukigeraho utavunitse wanamariku masfufa imisego irateganyijwe yo kwicaraho kwa kundi umuntu ushobora kugenda ugasanga umuntu arambaraye mu byatsi nijoro yakimenaho amazi ugasanga pasiparumu zagukasa amaguru mwijuru nta bihari byo wanamariku masfufa aho ugiye kwicara hari imisego yabugenewe aho ariho hose masfufa iricaye irapanze kandi ku murongo mu buryo runaka hanyuma wazarabiyu mabthutha amatapi mwijuru mwijuru hari ikintu cyitwa itapi zarabiyu na amatapi yo mwijuru ayo nayo mabthutha ari ahantu hatandukanye ku buryo aho umuntu agenda hose abagendera ahantu heza bavanywe abayisilamu ubanza unamenye ishusho yo mwijuru akhdar ni icyatsi ibintu byose ni icyatsi kwa kundi ubona hano ku isi ivumbi ritumuka n'ibintu by'imikungugu bikwinjira mu mazuru umuntu akajya kwa muganga igihe cyose mwijuru ibyo bintu nta bihari ijuru rizaba ari icyatsi kandi n'izi installation zose ziriho kugira ngo zibere igihembo abazaba bari mwijuru ariko aba bantu ni bandi bavanywe abayisilamu aba bantu bazatsindira iyi tike muri twe hano ku isi mu bemeramana abo bantu barangwa n'ibiki hano ku isi bakora ibiki ese mwijuru bazaba barimo bameze bate aha rero niho dutangirira igice cya kabiri cy'isomo ryacu ry'uyu munsi tukaganira kuri sifatu ahli aljanna aba bantu bavugwa bazaba bari mwijuru ni bande aba bantu rero imirongo itandukanye ya Qur'ani ntagatifu irimo na hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad
sallallahu alayhi wasallam yagiye igaragaza imiterere ndetse n'ibikorwa by'aba bantu bakora hano ku isi nuko bazaba bateye mu ijuru. فالعلامات التي تميز أهل الجنة هي uramutse uvuze mu buryo bwihuse ugahina bimwe mu bintu bigaragara cyangwa se isifa z'abantu bo mu ijuru zigaragara hano ku isi, handi ushobora kureba umuntu ugahita uvuga uti uyu ni umuntu wo mu ijuru hano ku isi. icya mbere bavandimwe b'Abayisilamu, alwajhu alhasan, kugira uburanga bukeye. impamvu tubwita uburanga ni iki bavandimwe b'Abayisilamu? buranga uriwe, buranga ibikurimo. ashu'ur, niba uri umuntu mwiza umuntu akureba mu maso akavuga ati uyu muntu ndabona uri umuntu mwiza. mbaho urugero, kambaho urugero. urugero nta handi turukura ni muri Qur'ani ntagatifu. abavandimwe ba Yusufu alayhi salam, abavandimwe ba Yusufu alayhi salam bava i Kanahani bagiye guhaha mu Misiri, aho Yusufu yari umuyobozi ukomeye ushinzwe amafunguro muri icyo gihugu. marayizi iyo nkuru ahitangirira ku nzozi za Farawo, hanyuma igihe kikagera Yusufu alayhi salam akaba umuntu ukomeye mu Misiri, akanashingwa ibigega by'ibiribwa. hanyuma kubera ukuntu Yusufu alayhi salam yari umuhanga, yari yarateguye ibiryo by'abenegihugu igihe cy'inzara, ndetse na nyuma yayo ategurira n'amasoko yo hanze. ibyo byatumye abantu no hanze yo muri icyo gihugu barazaga guhahira kwa Yusufu alayhi salam. abavandimwe be baraza, bahageze Qur'an iratubwira iti fa'arafahum, Yusufu alayhi salam yarabamenye, wahum lahu munkirun, ariko bo ntabwo bari bamumenye. umuntu bagurishije ari umwana muto, se bakamukorera khiyana, kumusangana ari umwami, wowe wabitekereza ko ari we? ntabwo wabitekereza ko ari we. wowe umugurishije ari akana gato k'agahungu kakajyanwa n'abantu utazi, kumusangana ari umwami ntiwabitekereza. Yusufu yarabamenye ariko bo ntibamumenye. ukurikira icyo nshaka kukubwira, husnul wajh, uburanga bukeye bugaragaza ko umuntu ari umuntu w'iheri, udafite uburanga bwijimye cyangwa bugaragaramo inabi. aha rero Yusufu alayhi salam baramubwiye bati, Yusufu duhe, unaduhe, unatwongerere. bashyiraho akandi kantu baravuga ngo inna lanaraka minal muhsinin, kuko turakureba ko uri umuntu mwiza, dukurikije uko tukubona turakubona mu bantu beza. urumva rero alwajhul hasan, uburanga bwiza, iyi ni imwe mu sifa za mbere z'abantu bo mu ijuru hano ku isi. umuntu ufite mu maso hakeye, ikimubabaje ashimira Imana, ukabona ntabwo bimugoye cyane. ikimushimishije ukabona ni umuntu usanzwe wishimye. yaba arimo kukwakira ukabona kwakiranye uburanga bwishimye, yaba arimo kukuvugisha ukabona kuvugishanyije uburanga bwishimye. hanyuma ikindi bavandimwe b'Abayisilamu, ikindi kimenyetso gikomeye cy'abantu bo mu ijuru nyuma y'uburanga bwiza, al-lisanu al-latif, ibikuva ku rurimi. ururimi ruhumuriza abantu, ururimi rwigisha abantu, ururimi ruhugura bagenzi bawe muri kumwe, rusaba abantu kwihangana, rwihanganisha bari mu bibazo. niba mugenzi wawe ari mu bibazo ukaza ukamubwira uti humura. mbese ukabona al-lisanu al-latif, ururimi rw'uyu muntu, ibintu birutambukaho ni ibintu bigaragaza ko ari mu bantu b'iheri. hanyuma ijtinabul maharim, kugendera kure ibyaha. uwo ari we wese ashobora gukosa agakora na tauba, ariko aba bantu sifati ahlul janna, aba bantu bo mu ijuru, akenshi ubona ko ibyaha baba baramaze guca umurongo. iyo umubwiye uti iki kintu cyakorwa arakubwira ati nta nzira ihari, icyo kintu mu buzima bwanjye ntigishoboka, yamaze guca umurongo. uyu rero ni umuntu w'abantu, ni umuntu ufite ikimenyetso mu bimenyetso by'abantu bo mu ijuru. mu gihe aba hano ku isi iyo tugeze kuri haram usanga umuntu arimo ahuzagurika, uyu munsi yabikoze ejo yabiretse, umwaka muzima atabikora, imyaka ibiri abikora. ntabwo abantu bo mu ijuru ari uko bamera. ijtinabul maharim, ikintu cyamaze kuba haram, ikintu cyamaze kujya mu itegeko rya Nyagasani ko kizira, icyo kintu iyo uje usanga yaraciye umurongo, akakubwira ati njyewe mu byo ngomba gukora kini kirimo, kagarukira aho ngaho, nta n'ibisobanuro byinshi afite byo kuguha. impamvu we arayizi. ni umuntu wamaze kumenya inzira akwiye kubamo kugira ngo azatsindire ijuru rya Nyagasani subhanahu wa ta'ala. kwaguhuzagurika kuranga abandi kwavuye mu byo akora. hanyuma ikindi bavandimwe b'Abayisilamu,
husnul khuluq, imico myiza. Imico myiza rero ni ikintu kigari dushobora kuza kugenda tubona bimwe mu bikigize, ariko imico myiza ni ikintu kigari. Imico myiza harimo kwihangana, harimo gufasha abababaye, harimo ibintu byinshi cyane. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Imana muri Qur'an yaravuze iti wa innaka la'ala khuluqin azim, yewe Muhammad ufite imico myiza. Hanyuma abasangirangendo b'intumwa y'Imana barazabaza Aisha radhiyallahu ta'ala anha, baramubaza bati ya Aisha ya ummul mu'minin, mama wabemera Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kugira ngo Imana ivuge umugabo wawe muri Qur'an imuvuge igira iti wa innaka la'ala khuluqin azim, yewe Muhammadi ufite imico myiza, imico y'umugabo wawe ni iyihe, yari iyihe? Aisha radhiyallahu ta'ala anha asubiza amaso inyuma areba ubuzima bw'intumwa y'Imana mu ncamake, arababwira ati mwari muzi n'ikindi, kana khuluquhu al-Qur'an, imico y'umugabo wanjye yari Qur'an. Bivuze iki bavandimwe b'Islam? Halali muri Qur'ani ni halali mu buzima bw'intumwa y'Imana, haramu muri Qur'ani ni haramu mu buzima bw'intumwa y'Imana. Nta n'inzira ihari yo guhura n'icyo kintu. Kana khuluquhu al-Qur'an. Hanyuma rero ibi ngibi nanone tubisanga mu mvugo zitandukanye zirimo ndetse n'imvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aho yagiye igaragaza imico itandukanye y'abantu, uko abantu bakwiriye kwitwara, imico dukwiriye kugira. Ni byiza bavandimwe b'Islam. Iyo tugarutse rero no mu bamenyi batubanjirije, tukabona nk'uwitwa Zanun aratubwira ati khamsatu min a'lami ahli al-janna, ibintu bitanu biri mu bimenyetso ushobora kumenyeraho umuntu wo mu ijuru hano ku isi. Icya mbere, wajhun hasan, uburanga bwiza bugaragaza ibyiza. Wa qalbun rahim, cyo ni icya kabiri, umutima ugira impuhwe. Impuhwe bavandimwe b'Islam nacyo ni ikindi kimenyetso gikomeye cy'abantu bo mu ijuru. Qalbun rahim, umuntu ugira impuhwe. Impuhwe nazo ni ngari, impuhwe ni ikintu kigari bavandimwe b'Islam. Hari impuhwe yo kuba wagirira umuntu impuhwe igihe ari mu bibazo bikomeye ukifuza ko abivamo, hari ukugirira impuhwe abo mubana, hari ukugirira impuhwe urubyaro, hari ukugirira impuhwe bagenzi bawe, ukaba ufite impuhwe, ufitiye impuhwe abantu. Impuhwe ni ikintu kigari nacyo dukwiriye kwitoza kuba mu banyampuhwe. Cya gatatu, walisanun latif, ururimi rwiza rufasha abantu, rwunganira abantu, ruburira abantu, rwigisha abantu, ruhumuriza abandi. Wajtinabul maharim, icyo ni icya kane, kugendera kure ibyaha. Wa husnul khuluq, n'imico myiza kuko twayitojwe na Qur'an ndetse n'inyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa alamatu ahli an-nari, ikinyuranyo cy'ibi bintu, isifa z'abantu bo mu muriro Allah subhanahu wa ta'ala azawuturinda. Icya mbere, su'ul khuluq, imico mibi. Imico mibi ni iyihe bavandimwe b'Isilamu? Ni ingeso mbi zikugaragaraho, zibangamira abandi. Mico mibi, kwikunda, gukunda isi, nawo ni umuco mubi bavandimwe b'Isilamu. Su'ul khuluq, mu mico mibi harimo no gukunda isi. Gukunda isi rero gutandukanye na kwa kuntu umuntu ubona yayigwa inyuma. Abantu bose tabia bafite uburyo bakundamo isi, ariko ukayikunda uyizi. Umwemeramana nyawe ashobora ntago yafata amafaranga ye ngo yajugunye hanze y'inzu ngo kubera ko adakunda isi. Arayakunda akayarinda, ariko mu kuyakunda kwe akavuga ati ayaraza kumfasha kubaho iminsi yisunike, ndi muri ibada, nanafasha umuryango wanjye. Ubona ko we ari amafaranga ntabwo ariyo shingiro, ahubwo shingiro ni icyo ayakoresha kugira ngo agereho, ari cyo gutegura ejo he hazaza imbere ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Naho rero abantu bo mu muriro, su'ul khuluq, bagira imico mibi irangwa no gukunda isi, irangwa na shiriki, ibyaha. Kira nacyo ni ikintu kibi cyane bavandimwe b'Isilamu. Ashiriki, ibyaha, ugasanga umuntu akora ibyaha cyangwa se afite ibyaha n'amakosa mu buzima bwe bwa buri munsi. Ibi ngibi biri mu mico mibi igaragara ku bantu bo mu muriro. Hanyuma qalbun qasin, umutima ukomeye. Qaswatul qulub, iki ngiki na Qur'an yarakivuze, kiri mu mico
y'abantu bo mu muriro. Qaswatul qalb, umuntu ufite umutima utarangwa n'impuhwe. Qaswatul qalb, Qur'an iratubwira iti thumma qasat qulubuhum, thumma qasat qulubukum. Imana iganira kuri banu Israil ku gihe cya Musa alayhi salam. Qaswatul qalb ni kimwe nanone mu bintu biranga abantu bo mu muriro, umutima umeze nk'ibuye, umutima utoroha, umuntu ukaba nta nzira ushobora kubona yo kumwinginga ku kintu cyiza ngo bigukundire. Irtikabul ma'as, guhindura ibyaha umukino, ibintu byose biri haramu ugasanga kuri we ni ibintu easy bidafite nicyo bimubwiye. Wa lisanul ghalidh, ururimi rudahumuriza abantu, ururimi rudahumuriza abantu, ururimi rutagaragaramo ihumure. Hanyuma wa wajhun hamid, n'uburanga bwijimye, ukabona ni umuntu wijimye mu by'ukuri bigora n'abantu kwa approachinga no kwegera kugira ngo babe banamuvugisha. Hanyuma rero izo ni sifa z'imiterere n'ibikorwa n'ibintu ushobora kumenyeraho abantu bo mu ijuru, ndetse mu gice cya kabiri tubonyemo n'ikinyuranyo cyabyo cy'abantu mu muriro. Hanyuma sifatu ahli aljannati fi dunya, iyo tugarutse ku bikorwa cyangwa se ku bintu bigaragara nanone ku bantu bo mu ijuru hano ku isi, ikintu cya mbere al-imanu billahi, kumenya Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala. Al-iman ni ukwemera, ariko ntushobora kwemera Imana utayizi. Murabizi bavandimwe b'Isilamu, icya mbere Qur'an yaravuze iti fa'alam muri surati Muhammad, uzamenye, fa'alam, uzabanze umenye. Kubera ko benshi no muri twe batekereza ko bazi Imana, ariko bavandimwe b'Isilamu ntabwo tuzi Imana. Ntabwo umuntu ushobora kuba uzi Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala. Uzi ko Nabiyullahi Ayyub alayhi salam yarwaye imyaka n'imyaniko, ariko agakomeza kwiringira Imana subhanahu wa ta'ala. Wowe wamara iminsi ibiri urwaye, umuntu akaza agahita agufata akaboko akagukurura akakujyana ahantu ku murozi warangiza ukicara. Kandi umuntu yakubaza ngo wemera Imana, ukavuga uti nawe Imana ndayemera, ariko akarwara gato gusa kagukoza, umuntu araje aragufasha ati ngwino ngujyane kumuvuza, akujyanye ku muntu w'umurozi akwicaza, ukicara ukavuga uti ngiye kwivuza. Koko urabona uri he na Ayyub alayhi salam warwaye akarwara kugeza ku munota wa nyuma ubwo yazamuraga ibiganza wa Ayyuba idnada rabbahu, agahamagara Imana mu ijwi rirenga akavuga ati anni masani yadurru, Mana nyagasani nahuye n'ikigeragezo cy'ubuzima, wa anta arhamur rahimin, ariko uri nyirimo nyir'imbabazi. Kwivuza rero nabyo birashoboka, ariko kirazira. Ntushobora kwivuza binushra, ntabwo ushobora kuvuza uburozi ubundi mu idini ya Islamu, kirazira. Kuvuza uburozi ubundi iyo ni shirki, uba wagiye, ntabwo ubuza Imana, ntabwo uba wemera Imana subhanahu wa ta'ala. Ariko kuvuza uburozi ar-ruqya ash-shar'iyya, umuti nyawo w'idini, idini yateganyije ar-ruqya, ibyo ngibyo biremewe, biremewe n'idini yarabiteganyije, ndetse n'imirongo ya Qur'an irabiteganya, na Qur'an irabidekarara ko Qur'an ari umuti. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa, tumanura muri Qur'ani umuti. Ukabona nabizi ko nta kintu gishobora kuvura urupfu. Niba ari igihe cyawe cyo gupfa, Imana muri Qur'an yaravuze iti wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala, roho y'umuntu ntishobora gupfa illa bi idhnillahi, usibye ko Allah abanza agasinya. Iyo roho nayo nizi, roho ikazamuka. Kitaban muajjala, ni jeno rigendera ku gihe. Ariko abantu bakibesha ku rupfu, kagira ibyago gapfusha, baraniza nyuma yaho kajya wirirwa mu bapfumu ngo urashaka kureba wakorogera. Ibi byose ni ukuba umuntu ushobora kuba wemera Imana ku rurimi ariko utayizi, utazi Imana wemera iyo ari. Niyo mpamvu isifa mbere y'abantu bo mu ijuru al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala, ni ukumenya Imana, warangiza ukayemera, ukemera Imana yuzi. Fa'alam annahu, uzamenye ko la ilaha illa Allah, nta yindi Imana iriho ikwiye gusengwa mu kuri uretse Allah wenyine. Wastaghfir li dhanbik, nurangiza usaba Imana imbabazi ku byaha byawe. Indi sifa ya kabiri mu sifa z'abantu bo mu ijuru al-i'radu 'anil lagwi, kugendera kure amanjwe. Muri rya jambo riragarutse nanone muri sifa ya kabiri muri sifa z'abantu bo mu ijuru. Wa yuqsadu bil lagwi, iri jambo amanjwe icyo rigamije al-kalamu alladhi la fa'idata
tatahaqqaqu minhu, ni ikintu cyose kiguciye ku rurimi kidafite fayida. Ubundi ururimi rwawe rwakabaye ruvuga ibintu byubaka, rwakabaye ruvuga ari inama urimo kugira umuntu, rwakabaye ruvuga ari ubutumwa urimo guha abantu, rwakabaye ruvuga ari icyo urimo kwerekera abantu mu bintu bifite akamaro. None wowe uricaye ahantu isaha irarangiye, amasaha abiri ararangiye, urimo uraganira kurikira ku ikipe z'umupira wenda n'urugero. Ntituvuze ko wenda ari icyaha ukoze, ariko abantu bo mu ijuru Yusufu azabona mwanya bafite ibyo bintu, nk'umwanya wo gukora amazi kare saa 11 za nimugoroba urimo uraganira ku mukino ngo uzabesho ejo, ngo hari umukino uzahuza runaka, ugasanga umuntu yikuye ishati yayiteretse ahantu arimo aravuga ngo ibana runaka ngo umukinnyi uyu ngo bizagenda ngo ibana ngo tubaze iminsi twaguze abakinnyi twaguze ibi, isaha yazikirika ikarinda ikurengera. والذين هم عن اللغو معرضون. الإعراض عن اللغو أبيمر مانا الصفة يبانو من يجرو ibintu nk'ibi لا فائدة تتحقق منه bidafite fayida babigendera kure. Qur'an yaravuze iti والذين هم عن اللغو معرضون. Abemera Imana bo mu ijuru ni ba bandi bagendera kure amanjwe ya hano ku isi, bikava no mu biganiro umuntu akagenda akicarayo. Ikindi mu isifa z'abantu bo mu ijuru ada uzaka, izaka bavandimwe b'Islam, izaka kandi izaka nyamunda kuvuga ko yatunaniye. Izaka az-zakat, ada uzaka, kubahiriza iyi nkingi mu nkingi z'Ubuislamu. Buniya al-Islamu ala 5, Ubuislamu bwubatse ku nkingi 5 zirimo na zaka. Hanyuma izaka, iri jambo az-zakat, gutanga zaka, ada uzaka, gutanga izaka bavandimwe b'Islam. Abemera Imana nyabo batanga izaka. Muzi impamvu bavandimwe b'Islam? Abemera Imana batanga izaka kubera ko baba bazi agaciro k'ijuru. Umuntu amaze kumenya agaciro k'ijuru ntabwo ashobora gutanga 2,000 ahinda umushyitsi mu kaboko, ameze nk'umuntu washyize kuri ya mashini itsindagira umuhanda, 2,000 akabitanga ahinda umushyitsi. Ntushobora uzi agaciro k'ijuru, ntushobora. Abantu bo mu ijuru ikintu cyitwa gutanga mu nzira za Allah subhanahu wa ta'ala kiba cyaramaze kuba ikintu. Kubera iki? Kujya kumenya ijuru no kurikorera bigendanye no kumenya agaciro ka hano ku isi. Imana muri Qur'an niko yavuze ngo umuntu uzaharanira ijuru, uzamenya agaciro k'ijuru, wasa'alaha, akanarikorera, ari n'isi tuzayimuha. Uzurebe bari mu bizi byo umenye ijuru ugiye no kurikorera. Qur'an yaravuze ati ari n'isi uwo tuzayimuha. Twebwe kubera ko tutazi ngo gute Allah arabikora ate, noneho ugasanga umuntu aragiye yishinguye mu isi, Qur'an ikamwihorera. Wama lahum fil akhirati min khalaq, kumusumeruka kazagira nta kintu afite. Rero abemera Imana nyabo zaka barayimenya bakayitanga, ariko zaka y'idini ya Islam bavandimwe b'Islam ni zaka. إنما الصدقات إنما الزكوات إنما الصدقات للفقراء. الله سبحانه وتعالى يجنye zaka dutanga ikikwiye gukora, ni nacyo zaka ikwiye gukora, ni ikwiriye gushirwa mu bindi. Hari abantu 8 masarifu zaka Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye muri Qur'an zaka igomba gutangwamo. Ni ibyo bintu byonyine, ikiri hanze y'ibyo ntabwo amafaranga ya zaka kwiriye kukijyamo. Ariko ibyo bintu birebye usanga ari ibintu byuje bifasha umuryango, bifasha abayisilamu, bifasha abakene mu bayisilamu, bizamura abantu, bizamura amakoperative y'abatishoboye, abishyize hamwe mu bayisilamu, ababana n'ubumuga, abo bose ushobora kubabonera umwanya muri abo bantu 8 bahabwa zaka. Ikindi, amafaranga ya zaka kuba yafatwa agashyirwa hanze y'ibyo bintu, ibyo binyuranije n'ibwiriza ryayo. Ariko ibyo nyine ntabwo biba bireba wowe uyitanga, biba bireba bariya bayakiriye. Hanyuma ikindi cya kane mu bintu biranga abantu bo mu ijuru bavandimwe b'Islamu, hifdhul furuj, kurinda ubwambure. Umuntu wandagaye hano ku isi kugira ngo ujye mu ijuru uzakuvuga kabisa. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti man damina li, umuntu unsezeranya kurinda ma baina lihyayhi, ururimi rwe ruri hagati y'ubwanwa bwo hasi no hejuru, wa ma baina rijlayhi, n'ubwambure bwe buri hagati y'amaguru ye abiri, uwo muntu udminu lahu aljanna, nanjye musezeranyije ijuru.
حفظ الفروج كرينا ubwambure والذين هم لفروجهم حافظون babandi barinda ubwambure bwabo illa ala azwajihim usibye kubo bashakanye gusa. Uwo mugabo unyuza aha ugiye muri urangije uratashye ugeze iwawe uhasanze umuntu wawe muri saro w'umusore ubajura umugore utuye umuntu ninde ngwerega ntabwo bizi uyu nguyu n'umwana twiganye n'umukolege twiganaga nawe urabererekeye n'amakanzu uragiye winjiye mu cyumba. والذين هم لفروجهم حافظون ibi bintu ntabwo biri mu isifa y'abantu bo mu ijuru kwandagara mu rwego rw'ibitsina ibi bintu ntibiranga abantu bo mu ijuru. Intumwa zari abantu biyubaha idini ya Islam yashyizeho umurongo wo gushaka urashaka fankihu ayiravuga ngo mushake ma taba lakum minan nisa abababereye mu bagore. Idini ya Islam nemera ubusambanyi. Ntushobora kujya mu ijuru uri umuyisilamu uri umugabo uri umusore usenya ingo z'abandi. Ushobora usenya ingo z'abandi ukagira gutyo ukareba umugabo turiya yirwariye n'isukari reka nshake ukuntu nzajya nganira n'umugore we neza. Ushobora kujya mu ijuru. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ikintu cyitwa ubwambure n'ibitsina. Iki ngiki bavanywe b'Islamu ni ikintu bita igikwazo. Ni cya kintu bita igikwazo nkuko abantu baba barimo gukora umuhanda bakagenda bagera imbere bakahasanga urutare bagatekereza ko bari mu rusenyi bagasanga ni urutare rurerure kandi rugiye bakavuga bati umuhanda hano ntushoboka. Bitsina ntushobora kujya mu ijuru tiyubaha. Ijuru ntiryateganyijwe abantu bameze gutyo. Impamvu ibi tubiganiraho bavanywe b'Islamu ni ukugira ngo abantu turi abantu ni abantu ariko umuntu yibarurire roho ye amenye aho akwiriye guhagarara. Abo Imana yahaye gushaka babimenye. Abasore batari bashaka intumwa y'Imana Muhammad yabahaye umuti yaravuze iti ya ma'ashara shabab rubyiruko man istata'a minkum al-ba'a uzaba afite ubushobozi bwo kugenza urugo falyatazawwaj azashake fa innahu ahsana lil farji uwo azabagiriye neza ubwambure bwe. Uwo muntu azabagiriye neza ubwambure bwe hanyuma ananesheje n'umutima we. Wa man lam yastati nutazabishobora fa alayhi bisawmi azimenyereze gusiba kuwa mbere no kuwa kane ndetse n'ibindi bisibo ayamul bid ibisibo byose bimenyereze gusiba kubera Imana subhanahu wa ta'ala. Numwe Imana itifa innahu lahu wija mu gusiba uzabona urukingo rugabanya buriya bushake bwo kuba wagomera Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala. Kigintu rero nyitinzeho kubera ko ni ikigeragezo gihari kandi kiriho mu by'ukuri kandi uwo ari we wese akwiriye gutega amatwi akamenya n'umwanya wacu. Abantu bandaraye mu rwego rw'ibitsina nta mwanya bafite mu ijuru. Hanyuma khamisan ikindi adaul amana kubahiriza indagizo. Al amanat bavanywe b'Islam abantu bo mu ijuru bubahiriza indagizo. Impamvu ni iki bavanywe b'Islam? Impamvu nuko abantu bo mu ijuru baba baramaze kwishyiramo agaciro k'ijuru baratesheje isi agaciro. Kumuguriza amafaranga rero ntayakagarurire n'ibishoboka. Umuntu wo mu ijuru ntabwo ushobora kumuguriza 100,000 ngo nyuma y'igihe akubwira ati nayo nzaguza ajye kundeka. Si umuntu wo mu ijuru yakora ibintu bimeze n'ibishoboka. Ebana yakubwira ati bana igihe kigeze ntarayabona ariko inshallah mu minsi mikeya ndacyayashaka. Yayabona ukabonera gutelefone yakubwira ati bana fulani ubutumwa bwawe nabubonye. Ukabona n'umuntu ubahiriza indagizo. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatwigishije kubahiriza indagizo ndetse nayo iba n'intangarugero mu kubahiriza indagizo mpaka iranavuga ibimenyetso by'indyarya z'ibikorwa ko harimo kutubahiriza indagizo. Inanavuga ibimenyetso by'umunsi w'imperuka n'ibyo dufite nonaha birimo tadyi'ul amanat kutita ku ndagizo. Mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka harimo kutita ku ndagizo. Indagizo rero ni imiryango yacu. Indagizo ya mbere ni idini ya Islam muri bavanywe b'Islam. Buriya nayo ni indagizo. Abantu idini nibayibemo nibayikorere nibayirinde ntibamenye uburyo bwo kuyitaho ntibamenye uburyo bwo kuyagura ntibamenye uburyo bwo kuyamamaza ibyo byose ugasanga nacyo bibabwiye. Hanyuma kubera iki Qur'ani nikivuga uzasome Qur'ani urebe muri suratu من سورة نجسل سبحانه وتعالى فزت إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها زاري نين دجزو دين الإسلام من القرآن hanyuma urebe uko tubana idini Islam ugaruke mu miryango yacu nayo ni ndagizo hanyuma ugaruke no mu ndagizo zisanzwe mu buzima bwa buri munsi ibyo duhana n'abantu amafaranga sinziki
indagizo bavanywe b'Islam nazo kiri mu bintu biranga abantu bo mu ijuru. Hanyuma ikindi ataqwa, gutinya Imana subhanahu wa ta'ala. Iri jambo icyo rivuze muraqabatullahi fi sirri wal alan, gutinya Imana ni ukwicara umutima wawe ugaruka ku Mana mu ibanga no ku mugaragaro. Muraqabatullahi fi sirri wal alan, kugaruka kuri Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan, mu ibanga no ku mugaragaro. Buri cyo ugiye gukora, waba uri kumwe n'abantu waba utari kumwe nabo, ukabanza kwibaza kuri Allah. Iki nticyaba kiri mu byo Allah yabujije, kiri mu byo Allah yabujije. Ikibujije gute? Kibujije gute? Kubera iyo mpamvu ndakiretse, nta wundi muntu hari. Iyo ni takwa, kandi icyo gikorwa kibereye mu mutima. Numwe Imana yaravuze iti ataqwa hahuna, gutinya Imana ni hano ku mutima. Muraqabatullahi fi sirri wal alan. Hanyuma ikindi cya karindwi mu isifa nanone z'abantu bo mu ijuru, mu bikorwa n'isifa z'abantu bo mu ijuru hano ku isi kibaranga as-sidq, ukuri. Niba uvuze ikintu uzagikore, niba usezeranije abantu ikintu isezerano ryawe rizaba impamo, niba ubwiye abantu ikintu ube uvuze ukuri. Kubera iki? Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati qala Allah, kuri uwo munsi Imana izavuga iti ni umunsi umeruka, hadha yawmu, uyu ni umunsi yanfa'u as-sadiqina sidquhum, ukuri kw'abanyakuri kugiye kubarokora. Uyu ni umunsi w'imperuka aho ukuri kw'abanyakuri kugiye kubarengera. Bafite iki? lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, bafite ijuru, bazahabwa ijuru rya Nyagasani subhanahu wa ta'ala ritembamo imigezi y'amata n'ubuki n'ibindi, khalidina fiha abada, kandi bazabamo buziraherezo. Bavanywe b'Islamu, gupfa ni rimwe gusa mu buzima bwa hano ku isi, kandi nabwo gupfa akaba ari procedure, akaba ari process yo gutangira yo kuva mu buzima bw'isi butari bwo ubuzima Qur'an itemera. Imana ntigeze bwemera, yaravuze ati innamal hayatu dunya la'ibun wa lahu, ubuzima bwa hano ku isi ntabwo nibaringa, la'ibun ni umukino, wa lahun akaba nabaringa, wa tafakhurun no kwikuza, ufite icyo afite akagendera hejuru y'abandi, ibirenge bidakora hasi. Ariko se bimaze iki? Ntacyo bimaze. Kandi nta n'ubuzima bugufi nta n'uburebure biriho hano ku isi. Ikiriho ni icyo washoboye gukora mu buzima, niyo bwaba bugufi. Nta buzima bugufi nta n'uburebure buriho hano ku isi. There is no short life. Nta buzima bugufi buriho, ntabwo hano ku isi ntabwo. Nyuma y'igihe, iyo ugiye hariya ku irimbi ukareba amakaburi yose ukuntu ameze, abantu barimo, ntushobora kwicara ngo uvuge ngo abantu ngo yabayeho imyaka 80, ngo yabayeho 15, ngo yabayeho 10, ibiri hese bibamariye iki? Ibi bifite icyo bimaze, nubashoboye kubyaza umusaruro cyagiye yabayeho niyo cyaba ari gito. Dusaba Imana subhanahu wa ta'ala idushoboze kuba mu bakora. Nyuma yo gutora adhana turagaruka inshallah twuzuza iri somo. استغفر الله العظيم واتوب اليه سبحان الله ولا حول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا نعم نعم ni sifa nanone z'abantu bo mu ijuru ya munani at-tauba wal istighfar gusaba Imana imbabazi cyane no kuyicuzaho at-taubatu wal istighfar gusaba Imana imbabazi cyane no kuyicuzaho urebe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi nje nsaba Imana imbabazi kandi ni intumwa iti nje nsaba Imana imbabazi nkanayicuzaho fil yawmi ku munsi akthara min 100 marra inshuro zirenga ijana woni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'abandi bemera Imana n'abandi bantu bo mu ijuru bazi ko umuntu arakosa mu byo dukora byinshi tukabyibeshaho tugakosa umuntu ushobora gukosa ari n'icyaha umuntu ashobora kugikora ariko igikomeye ni iki bavandimwe mu Islam kamenya ko tastaghfir usaba Imana imbabazi watatubu ukanayicuzaho taubatan nasuha ukwicuza nyako niba ari icyaha wakoze ukaba ufite umugambi wo kutazagisubira niba ari amakosa wakoze ukaba wasabye Imana imbabazi ndetse wanayicujijeho atauba dusaba Imana duye ko bakora tauba Allahumma ja'alna min at-tawabin naam hanyuma abantu rero bazinjira mu ijuru bazaba bafite izihe sifa bazaba bangana bate imyaka yabo bazaba bafite imibiri imeze ite ibi tubisanga muri hadith ya Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala inma imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yarafziti yadkhulu ahlul jannati al-janna kumunsi meruka abemera Imana bazinjira mu ijuru jurdan مردا مكحلين أبناء 30 و33 nukuvuga ngo abantu bo mu ijuru uburebure bwabo bazaba bafite uburebure buresha طولهم يبلغ 60 ذراعا bazaba bafite uburebure nk'ubwo Imana yaremanye Adam alayhi salam urabona Imana irema Adam bwa mbere inni khaliqun bashara ngiye kurema umuntu uburebure Imana yahaye Adam muri kiriya gihe ni 60 dhira'an nibwo burebure abantu bo mu ijuru bazaba bafite kuko uko Imana subhanahu wa ta'ala yaremye Adam abantu bagiye bagabanuka muri size no mu mbaraga no mu bushobozi kugeza no mu myaka yo kubaho kubera ko barakubwira ngo Hawa barakubwira ko Adam alayhi salam mu mbyaro ze cyangwa se mu bana yabyaye harimo imbyaro zirenga ijana urumva ko imbyaro zirenga ijana ntabwo ushobora kuzibyara mu myaka 5 cyangwa ingahe urumva ko bari bafite ubushobozi ari banini ndetse banabaho imyaka myinshi uko isi igenda yegera umunsi meruka bagenda bagabanuka kugera kuri no size yacu kandi twe turi mu munsi meruka wibuka uko intumwa y'Imana yaravuze iti bu'ithtu ana was-sa'a kahatayn nge n'umunsi meruka twaje nk'uko izi ntoki ebyiri zimeze bivuze ngo iyi generation z'abantu b'iki gihe uko bameze iyi ngiyi niyo size yabo kugera mpaka ku munsi meruka ariko mbere yaho abantu bari banini babaho n'igihe kirekire numwe Imana iranavuga nanone ngo a'maru ummati esperance nuza ikizere cyo kubaho
cyo kubaho cy'abantu banje ma baina 60 ni hagati y'imyaka 60 wa 63 na 63 bose urumva ariko mbere y'aho abantu bari banini rero ku gihe cya Adamu alayhi salam uko Adamu yanganaga niko abantu bazajya mu ijuru baza bangana طولهم يبلغ 60 ذراعا واجسادهم خاليه من الشعر نابين by'umusatsi umuntu azaba afite ku munsi w'imperuka jene z'umusatsi zizasigara no kwisi so umwemera mana ari mari rukankana jirete mu ijuru ntabyo ngicyo kini cyane mukahhalina khaliyatun min ash-sha'r na musatsi mu ijuru khalqun jadid nukuremwa gushya kuremwa gushya ikintu cyose gishira umuntu mu itabu ibyo bintu byose tuzazuka ku munsi w'imperuka nabyo dufite cyangwa ari ibintu biri modifiye mu yindi shusho Qur'an yaravuze ngo ni khalqun yayise khalqun jadid nukurema bundi bushya abantu babishidikanyaho Qur'an iravuga iti awalimtum أفعلمتم النشأة الأولى فلولا تصدقون ko bwa mbere twashoboye kubarema tukabashiraho nta kopi yanyigeze kubaho kubagarura murabona ari cyo kibazo ni khalqun jadid rero hanyuma يبلغ طولهم 60 ذراعا abantu bo mu ijuru bazafite uburebure nk'ubwa Adamu alayhi salam ni ذراع 60 wa ajsaduhum khaliyatun min ash-sha'r imibiri yabo nta bintu by'imisatsi biriho wa a'maruhum imyaka umwitegereje umuntu wo mu ijuru ma baina al-30 azabari hagati y'imyaka 30 wa 33 ni imyaka 33 abantu mu ijuru azabari hagati y'imyaka 30 n'imyaka 33 abasaza rwose bahumura alhamdulillah Imana yabahaye imyaka hano ku isi alhamdulillah rabbil alamin ibaha igihe cyo kuyikorera gihagije noneho ikirushaho al-ibra bil khawatim basaze ku idini arabasaza bidini wallahi al-ibra bil khawatim igifite agaciro imbere y'Imana ni cya kindi kiri muri bwa buzima bwawe nyine icyo wasorejeho hano ku isi n'abasaza bari ku idini alhamdulillah dusaba Imana ibaye gukomeza gushikama ku idini kugeza igihe bazavira mu buzima bwo ku isi inkuru nziza rero kuri aba basaza mu by'ukuri nabo Allah zaha ubuzima nuko ku munsi w'imperuka abantu bose mu ijuru bazaba bari mu myaka y'ubusore imyaka 30 wa 33 hagati y'imyaka 30 na 33 wa jamalu ahli aljanna ubwiza bw'abantu bo mu ijuru ka jamali Yusuf alayhi salam buzaba ari nk'ubwiza bwa nabiyullah Yusuf alayhi salam ubwiza bwa Yusuf n'ubwiza bw'urugero bw'abantu bo mu ijuru n'ubuzi soma surati Yusuf ubwiza bw'abantu bo mu ijuru ni nk'ubwiza bwa Yusuf alayhi salam n'ubuzi soma surati Yusuf urebe abagore bavuze mugenzi wabo wifuje Yusuf baravuga bati imra'atul aziz umugore w'umunyacyubahiro turawidu fataha akifuza kana yareze barimo bavuga bazi ko ari ibintu byoroshye arabahamagara babwira ati muzaza abagore mwese mumaze iminsi mufite ibigambo nicarane namwe mbabwire arangiza bicaza ahantu amaze kubicaza batazi icyo yabahamagariye nta mugore n'umwe wari wasigaye muri uwo mujyi mubari bamaze iminsi bawiwisa amagambo arangije abazanira amapapa abazanira n'ibyuma arangije arababwira ati nagira ukata ntamubwiye nimvuga ngo mukate uwari wese atangira akate arangije kumbe yari yateguye Yusuf inyuma y'ipaziya iyi ni inkuru yo muri Qur'ani yari yateguye Yusuf alayhi salam yamwambitse imyenda myiza yariho muri icyo gihe amabaze meza humura ku musore nk'uwo mwiza w'imyaka myiza arangije abwira Yusuf ati ninkubwira ngo unyure hagati y'abari abagore araba ari cyo gihe arangije abwira Yusuf ati abantu genda uce hagati yabo Yusuf handi yendaga guhinguka arababwira ati mukate baratangira barakata ebana bagiye bumva impumuro bareba n'umusore ebana umuntu agakomeza agakata yitegereza Yusuf alayhi salam Qur'an iratubwira iti waqatta'na aydiyahunna paka umuntu agashiduka yici ikiganza umuntu agashiduka yikase ukuboko kubera ubwiza bwa Yusuf uko umuntu arimo kwikata Qur'an iratubwira ngo qulna baravuga bati ma hadha bashar uyu ni muntu bwoko ki wabayeho mu mateka y'isi uyu ntabwo ari umuntu in huwa
illa malakun karim. Uyu ni umumarayika uri ku isi. Umugore ashize akabona buri muntu ya Allah nikasikire ikiganza arababwira ati rero mumaze iminsi mumvuga kubera kutamenya fadhalikunna alladhi lumtunani fi bibabayeho sasa ngiye mbana nabyo naishi na jamaa humu ndani nafikiri mchezo naam وجمال أهل الجنة كجمال يوسف عليه السلام ubwiza bwa Yusuf bw'abantu bo mwijuru ni nk'ubwiza bwa Yusuf alayhi salam wa qulubuhum imitima y'abantu bo mwijuru ka qalbi Ayyub alayhi salam ni nk'umutima wa nabiyullah Ayyub alayhi salam. Allahumma ij'alna min ahli aljanna. Kubera iki bavana mu Islam? Ayyub ni umuntu warwaye imyaka hafi 18 arwaye. Muri ubwo burwayi bwe abantu batandukanye bagerageje kumuvura arababwira ati la wa idha maridtu iyo narwaye fa huwa yashfini. Allah subhanahu wa ta'ala ni umvura. Ibilisi kaza n'igisanduku cy'imiti nitaburiya n'ibipimo kazi kamubwira ati ngenje kukuvura mpaka hari n'urwagwa Ibilisi yazaniye Ayuba alayhi salam irazira mubwira atakayoga abantu bibunaka iyo bakanyweye nta ndwara nimwe barwaye idakira. None ndagira ngo mbabwize ukuri ko mu buzima busanzwe iyo nzoga harubwo yari burimo agakira, ariko imbere ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala amanota abashizeho mpaka wivuje urwagwa. Ayuba aramubwira ati waruzi n'ikindi ngiye sineze kunywa urwagwa kugira ngo nkire, uzankiza ninde? Ni Nyagasani subhanahu wa ta'ala wenyine. Ibilisi akagenda akihindura akagaruka mu ishusho akaza akamubwira ati waruzi n'ikindi gukira ntabwo bikigoye. Urumva umuntu arwaye imyaka 18 asurwa na Ibilisi mu gitondo saa 7 nimugoroba n'igisanduku cy'imiti ngo aje kumuvura. Koko ari nkanjye ari nkawe urwaye amezi 2 rekana no arwaye imyaka 18 urwara amezi 2 gusa urwaye amezi 2 gusa none uzurebe urwaye urupfu ni indwara bitari bukire babyita kurwara urupfu ni indwara bitari bukire. Hari n'igihe n'abaganga bananayibona mbere bagashyira mu bipimo byabo bakakureba bakabimenya hakiri kare bateye abantu uyu muntu rero mushatse mwamumutahanye mukazamugarura nyuma y'amezi 2 tukamutera agashinge kandi kazamworohereza kumbe bazi ko nta misi biruri bumare. Wowe uri ku gitanda cy'urupfu urarwaye ariko urwaye urupfu urwaye indwara izaguhitana idafite ubushobozi bwo kuvurwa n'uwo ari we wese hano ku isi. Abantu bakaza bati ariko runaka twabonye yasengera abantu barakira. Umunota abantu mumva bavana mu Islam iyo runaka asengeye abarwayi barakira. Numwe Imana yaravuze ati man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Umuntu ijambo rye rya nyuma rizaba la ilaha illa Allah ari ryo jambo ryawe rya nyuma ugapfa uzinjira mu ijuru kubera gukunda isi uri ku gitanda cy'urupfu abantu bakaza bakakuvugiriza ibinyuguri hejuru kabyemera kandi uri bunapfe ku indwara y'ubwabenge n'indwara y'urupfu uzapfa. Nicyo gihe cyawe ishyire mu mwanya wa Ayuba alayhi salam warwaye imyaka 18 Ibilisi musura saa 6 mu gitondo saa 7 nimugoroba n'ikivarisi cy'imiti ibintu byashiriki gusa. Ayuba akavuga ati wa ibingi bintu ushobora kubimvuza ku munota wa nyuma. Abantu bakaza bakabwira Ayubu batari ko Ayubu ko wanza abaganga bose ukanga nawe musaza ugiza kukuvura cya Ibilisi ukanga nawe musaza wo muganga ugiza kukuvura koko iherezo ryawe ni irihe? Akababwira atari ko se ngewe nabaye mu nema za Allah subhanahu wa ta'ala imyaka yini ndi mu nema koko utu twakarwaye nutwo twatumwa koko mbwira Imana ngo ijuru rirangwiriye ngo byacitse byagiye munyihorera. Ariko ku munota wa nyuma abonye ko hari abari kumwe nabo batagifite ubushobozi bwo kwihangana nko kwihangana kwe, cyane cyane umugore we wari warasigaye kubera impuwezo yari afite uyu mugore apana we mbere ya byose nibwo yazamuye ibiganza aravuga ati masani ya durru Mana Nyagasani nahuye n'ikigeragezo cy'ubuzima wa anta arhamur rahimin. Bavandimwe b'Islam rero dusomo reka tudusoreza ahangaha dusabe Allah subhanahu wa ta'ala kuduha gukora ibikorwa by'abantu bo mu ijuru mwabyumvishije kandi Allah subhanahu wa ta'ala kubw'impuhwe ze azadushoboze kuzajya mu ijuru anaturinde ibihano by'umuriro
anaturinde guhura n'umuriro. Mwumvishije igisobanuro cy'ijambo faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza. Allahumma ja'alna min alfaizin. Mu isomo ryacu ry'ubutaha rero tuzagaruka dusoza iri somo tureba ibikorwa noneho bizinjiza abantu mu ijuru. Izi zari sifa, tuzareba ibikorwa bizinjiza abantu mu ijuru. Turanasoze igice cya kabiri cya tafsiri y'isuratul Ghashiya kugira ngo mu masomo azakurikira tuzatangire andi masura. Abansoje nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kubahembera umwanya tumaze tuganira kuri Qur'ani. Allah azawudushyirire ku minzani y'ibyiza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.